FANTV ndetse n'agakenya barenga 15 n'imvura yaciye imihanda mo kabiri itera inkangu zaciye imisozi mo kabiri zakanahitana inzu z'abaturage imyaka itandukanye mu kibaya cya Mukungwa ndetse nayo oya arengewe hanyuma mu yandi makuru dutegereje mugenzi wacu w'Imana Emmanuel watuganirize ku makuru y'imvura yaraye iguye. w'Imana Emmanuel amaze kugera ku murongo wa telefone. Wiriwe neza cyane Emmanuel? Mwiriwe neza Claude Kwizigira. Yego akurikiranye byinshi byatewe cyangwa se byangijwe n'iyi mvura bitunyuriremo muri make. Nibyo koko Claude, rero ubu ngubu turi ku kiraro cya Nyamutera nyine cyo cyamaze gucika. Ubwo tukaba tumaze kumenya ko ari ibiraro bitatu byacitse muri aka gace. Hari iki cya Nyamutera, hari ikigikurikira cya Giciye, byombi byacitse, ndetse haba hakurikiyeho n'icyitwa Kiruruma gihuza Nyabihu na Gakenke byamaze gucika. Nukuvuga ngo rero abaturage bo imibare imaze kutugeraho muri aka kanya muri aka karere ka Nyabihu n'abantu 18 bamaze guhitanwa n'ibibiza. Mu kanya bari 17 ariko ubu hari undi wengero bamaze kuba 18 bahitanwe n'ibibiza. Hanyuma rero icyo nakubwira nuko ikibaya cya Mukungwa cyose imyaka y'abaturage yarengewe, harimo intoki, harimo ibishyimbo, byose byamaze kugenda ku buryo mbese urabona abaturage bari mu kangaratete. cyane dufashe nk'aka gace ko k'ibyo biraro byacitse, ni ukuvuga ngo hari abaturage basigayemo hagati ku buryo kubageraho byo biragoye. Ni ukuvuga abaturage bari hagati y'ibi biraro bya Nyamutera, Giciye ndetse na Kiruruma barimo hagati, rero nta muntu n'umwe ushobora kuba yabageraho, biragoye kubageraho. Bisobanure neza Emmanuel kugira ngo byumvikane, basigayemo hagati ni ukuvuga ngo amazi yanyuze ku ruhande rumwe andanyura ku rundi ruhande. Ni ukuvuga ngo wenda uretse igice cyo muri santere ya Vunga nacyo cyagiyemo amazi, ariko ahandi ho nta kibazo. Ni ukuvuga ngo abaturage barahari, ariko urumva ntabwo bashobora kubonana na bagenzi babo, ntabwo ari amazi yagezemo muri ako gace. Ariko ibyo biraro byasenyutse byatumye bo bagumamo hagati, ku buryo badashobora nyine kuba bahahirana n'abandi bo hirya no hino, bo baracyarimo hagati. Nuko nguko bimeze, ariko tukuvuga ko amazi yabarengewe. Wenda uretse santere ya Vunga nayo niyo makuru atubwira yuko ho amazi yari yagezemo. Claude, nyemere nk'umunota umwe ndi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Antoinette atubwire ese niki kigiye gukurikiraho meya nyuma yuko muhuye n'ibi bibazo. Murakoze cyane. Nyuma yuko duhuye n'ibi bibazo ubona binakomeye birenze ubushobozi bwacu cyane, twavuganye n'abakigiye ku bijyanye n'ibi biraro kugira ngo turebe wenda ko ubuhahirane bwakomeza, ndetse n'ibitaro byashyira na centre de santé iri hano muri Rugera. Ni ukuvuga ibiraro bibiri biri hagati aho ngaho byose byagwije. Ubwo ngubwo rero habayeho wenda ku bijyanye n'ubuvuzi kuvugana n'ibitaro bya Ruhengeri kugira ngo abarwayi bari mu gice cya Rugera, kubera ko babaresera agashyira uwagira ikibazo gikenera ubundi buvuzi burenzeho, ibitaro bya Ruhengeri baje kuza kubafata hano mu murenge wa Rugera ku bitaro bya Nyakigezi. Ibindi ni nk'uko abibabwiye, ni abantu 18 twamaze kubura. Hagiye buso bunini cyane bw'ibihingwa ndetse n'amazu, imihanda hirya no hino yaguyemo ibitengu, ariko mu mbaraga z'abaturage bacu turimo turakora umuganda aho bishoboka kugira ngo wenda turekure inzira aho igipande gitoya. Ibindi RCDA ifatanyije na Horizon baraza kubikuramo, ariko ikihutirwa ni ukubwira abaturage, cya mbere ni ukubihanganisha. Ikindi hariho abibwiraga yuko aho batuye kuva atari ahantu hagaragara nk'ahakira abantu ubuzima bw'abantu mu kaga, biragaragara yuko byabaye biza. Ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo umuntu atuye mu manegeka ngo niwe wagira ikibazo gusa, biragaragara ko bose bakwiriye kuva ahantu bari, kuko abenshi nk'uko tubivuga byabaye ari imisozi yavaga ruguru igacika ikaza ikamanuka igahitana ibintu byinshi, intoki ikagenda ikabasangaho bari kagwira amazu, cyane ko byinshi byabaye na nijoro. Murumva nta muntu wari witeze ko bishobora kuba gutya, binagereranyije n'aho abantu bari banatuye. Gukomeza rero gutyo turakorana n'inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano, abantu bazeyo hatitaye kuvuga ngo umuntu hatuye arabona ari heza, bajya ahantu mu mashuri, wenda ahantu hari amashuri naho bigaragara ko ari amashuri ari mu gice cyegutse.
meya tukigufite wenda ikibazo cyane umuntu yababaza murebye ibyo biraro byatengutse bikagwa byatewe wenda n'uburyo byari byubatse cyangwa no kubera ko ibiza byari biremereye cyane bikomeye ese kubisana murabona koko bizashoboka cyangwa ni ahantu hadashoboka hari ubutaka budashobora kuba n'ubundi ikiraro cyafata icya mbere ibiraro ntabwo byari biteye ntabwo byagaragaraga nk'ibyagira ikibazo birakomeye pe kuko ngubwo tuvugana icyo turi iruhande rwacyo cya Nyamutera cyo kiracyanarimo n'ubwo cyacitse impande ikindi cyo kigwamo mu by'ukuri ntabwo ari ibintu twebwe twakora ngo bishoboke ni nayo mpamvu mbabwira ko arakigiye bagiye kuza na engineer brigade bakaza kubireba ni ukongera gukorwa bushyashya tubashimire cyane meya kandi tunabihanganishe murakoze cyane radiyo rwanda imaze kumenya ko abantu barenga 45 aribo bamaze kubarurwa ko bahitanywe n'ibiza by'imvura yaguye mu ijoro ryakeye tunabihanganisha inyigo yakozwe ku buryo umugabane wa Afurika witeguye gutangira ubucuruzi ku isoko rusange yagaragaje ko u Rwanda ruri ku isonga mu bihugu FANTV Abya tujya amafoto wenda bizagiye byagiye uri gukora iki kiraro izaho zavuyeho izaho zaciye amaze nigende ugeze mu kadehero none amaze nigende mwabu ko mwakubita guca bajya kwa muganga yasubira bakaba kubibana babijyana oya reka bivanemo amaso iyo nka rwose igiye rwose iyo nka igiye birarenze hano n'ubu kamera barakamera ngende gukora none kuzana hano gusa yego
FAN TV.